Kokije nawe. Kwa muganga. None mu rugo hano hari imiti, hano hari farumasi. Hano ni kwa muganga. Ubwo ene uriyeranja wagishyira no mu gaciro. Uriyeranja wisindagiza urebe ko wagera. Waje umutima kinyamanzwa. Nese ubundi kuki boss atari kukwitaho? Ntabwo mbizi. Yabaye iki ko yahindutse? Ntabwo mbizi pe ako nansize meze. Oya mabuja wiremba cyane ndi hano ndakwitaho nta kibazo. Abona yo urwaye buri mwiza. Ako niyo uri muzima bwose buri mwiza. Aza siona sizurembye. Norohewe yamaye imiti yanyitayeho. Naye mutumye rero inyama ngo nkora gasosi. None bamaye amagufa gusa. Ntabwo amagufwa nayashobora kandi ibintu byawe n'abakozi ntabwo nabivamo. Oh, baby. We. Ngwino mubwire. Ugiye ko numva ndi kuremba mboro kangena kwa muganga. Urumva uri kuremba? Ese kwa muganga ntago rero. Urimo kubagara hafi ndi kubabara. Ariko so ururwaye buri munsi. Ako se ni buri munsi. Wamboka ngenda kwa muganga koko kumeze. Ase urambwira ngo ujyane kwa muganga mfite akazi ko kwitaho. Urumva mfite meeting ngiyemo ku kazi barimo baramamagara none nkujyane kwa muganga. Hakuratekereza. Ntabwo washize iminsi igera muri 3 buri gihe uzana ngo ndarwaye. Wowe ukiri umunsi umwe. Akazi karuta ubuzima bwanjye se nakize ko numva ndembye aho. Oya ihangane nyine nabwo uraza gukira nkuko byari bimeze. None se byemeze gute se suzu ko maze iminsi nameze neza numva. None se urabiki wowe? Ujyane kwa muganga. Umva umbwire. Mbabarira rwose, mbabarira ahubwo ngendagiye. Ubwo ngubwo wowe nuko byagenda kose niba uri mu rugo uramera neza sibyo? Sijyanwa nande kwa muganga. None se mu rugo hano hari imiti, hano hari farumasi. Hano ni kwa muganga. Ubwo ene uriyeranja wagishyira no mu gaciro. Uriyeranja wisindagiza urebe ko wagera. Waje umutima kinyamanzwa. Umboka ngenda kwa muganga. Buretse kwanda. Buretse mbanze nita. Yes Tito. Ndikuza ndaje narindi mu rugo gato ariko nasoje kwitegura. Ndaje iminota nk'icumi ndabambagezeho. Fresh. Umeke cyo kwifuza kazi baranshaka ndagiye. Ikintu cyo kwifuza. We Kado. Wagize ibintu ushyiranye ko bujara hanze. Asubwo nago wabimba. Kado gabikuzanire ngendagiye ntago mpari. Nese. Ndabona nta muntu wigeza kwitaho. Ndakonje pe. Kangiye mbanze mwiteho narebe. Nawe se yinzana n'umupira. Wishuka gusa. Umupira nawe nimba ukeneye nawe ndawuzana nta kibazo. Susonjyana no kwa muganga. Cyo ushaka ndakigukorera nta kibazo. Umugabo ngo agiye mu kazi yanze kunjyana kwa muganga. None se wafashwe ute kunzi ko nimugora uri muzima? Ntabwo nari muzima amasuzi ko maze iminsi nameze neza. Kefe gusa ko urabivamo kujyana kwa muganga ndumva nta mbaraga mfite pe. None se ubundi waretse twabanza tukajya mu nzu ukava hano hanze mu mbeho. Hano hanze rero naje nyine ngo ndebe ko mbona akazuba none nako kanze akazuba mana. Nako nabona nta zuba hariho imbeho kandi hano hari n'ibintu biri kugusakuriza. Ese sheri unsize ndembye gutya koko. Be. None se uramarayo n'iminsi kujya cyagike. Bivuze ngo ntabwo ari bugaruke.
no tujye mu nzu nareba ibindi turabireba turi mu nzu. Akazuba ntikari kugaruka. Wese ubwo nagushonje? Gusonza gusa. Ndumva ameze nabi. No tujye mu nzu narebe uragaruka. Agaruka izuba ryaje nta kibazo. Tambuka gake gake nta kintu uri bube. Numva ndembye akwe. Carangwa nawe nta mutima agira. Andutishije akazi koko. Biryamye aho ngaho imbere itakwica. Ngiye kukuzanira bya bintu byawe ujye unywa icyo biri bugufashe. Birashyushye se? Birashyushye ntari binabiteguye. Wabishyuhije? Wowe wakoze pe binzanire ndebe. Ko ndumva no mu nda. Ko icyo biri bugufashe. Ndarakonje mana. Ndameze nabi. Keve. Turi nari mbikuzaniye. Nari mbizanye. Ako icakira ntibacakira nk'agapira. Ndabona bishyushye. Ntibancakira agapira. Kana wo nkuzanire n'imbuto. Birashyushye cyane we. Nka mu kanya. Soke babasha kunjyana kwa muganga. Ubwo kubanza wambara umupira hanze dufata n'imbuto. Ubwo kubanza wambara umupira. Nyamara njo ndashobora. Ndashobora humura. Wambara umupira. Ndwaye malariya. Ndwaye kuko nta kintu byancanze. Hari ibinini nshaka kugutuma muri farumasi. Wenda byaza kungabanyiriza ububabare. Kuko kunjyana kwa muganga ntago wabivamo. Ntabwo uri kuva. Icara neza nta kibazo. Thank you. Cheri ronje narebe ndumva. Nese ubundi kuki boss abutari kukwitaho? Ntabwo mbizi. Yabaye iki ko yahindutse? Ntabwo mbizi pe ako nansize meze. Nzi ko tujye kwa muganga. Nese ko mbona nironje ryakunaniye n'igiki uri bubashe. Nta kintu nshaka pe. Ndameze nabi. Ndi kukuzanira. Ndumva meze nabi. Nese ukeneye iki kiri buze kugufasha? Kampanye uko njya kwa muganga cyangwa ugenda unzanira imiti muri farumasi. Ngutume imiti ugenda uyinzanire muri farumasi. Naribi ahantu atari ndaza kuba mubera nta kibazo. Uranawe wendiza akazi kenshi. Akazi kenshi gatuma utanjyana no kwa muganga koko. Nzi ko mbona nironje ryakunaniye. Makuru ya muti ndebe ko nyorohereza. Ibyo bishyushye no mu nda. Ndumva byanaho uraza kubibasha. Ntabwo bishyushye. Ongera usomeho rimwe na rimwe. Kiri. Oya mabuja wiremba cyane ndi hano ndakwitaho nta kibazo. Urabona iyo urwaye buri mwiza. Ako niyo uri muzima rwose buri mwiza. Gusa uri muzima ufite umunezero wishimye. Ndarwaye rego ubu. Nese ubundi kuki boss abatari kukwitaho? Mugabo rero sinzi ikintu cyamuhinduye.
barahindutse ku nsize meze ihangane kumara ntabwo ndaza iminsi ngahe kukwitaho dahari n'ukuntu mbona uri mabuja mwiza witonda mu buzima busanzwe nawe kuri umwana mwiza ndetse no kubera icyo kubabaza ntabwo mbizi pe ubaye iki se kandi ukunze kuba utangiye reka ndarembye ihangane basi gusa uri kumbwira utugamba twiza turi gutuma ngenda numva mera neza gake gake erega mba ngomba kukwitaho kugira ngo umere fresh thank you pe nese ubundi ubu ntabwo unaniwe tukajya mu cyumba kuryama se njya kuryama se tujya kokefe nawe bagomba gutuma umera neza kujya unyitaho pe rero ngomba kukwitaho cyane ndabo umva ni kenshi niwo uba uhari wa mugabo ntaba ahari nese ubundi buri bishoboka aba yagiye mu kazi ntabwo nzi ibintu abamo Kevin ntabwo nzi ibintu abamo pe nese iyo mubajije akubwira ngo iki ngo agiye mu kazi okay njye kuryamira nareba ndagerayo noneho nawe reka tujye kwiryamira uraza kumera fresh tujya shano uba nta mbaraga mfite fata gutya yego ndahitanyira ugomba gukira wese kugira igitabo amukive nawe umva uranshimisha pe sha meze neza nyine natangiye kumera neza ariko thank you wese umeze ute umva nanjye ntiwabyumva ariko se nk'uyu mukozi igihe namuhamagariye ubundi bari mu biki kwera ari he keve mana yanjye ariko abakozi bo mu rugo kwera se keve se iyi si telefone yiwe ubuse yagiye keve we keve amasaha yanancitse kabisa nari nibagiwe gutwara keve kuri busheri no kuri busheri mwese murasekeje umva rero subirayo kuri busheri nyine ubabwiye nose wowe bintu baguhaye umva namutumye rero keve namutumye ese kwisigaruka aza siwo nasize urembye norohewe yamaye imiti yanyitayeho namutumye rero inyama ngo nkore agasosi none bamaye amagufwa gusa ntabwo ari amagufwa nayashobora kandi ibintu byawe n'abakozi ntabwo nabivamo ibintu byawe n'abakozi ntabwo nabivamo we keve genza uba numereza uriya mugozi neza uriya mugozi w'imashini nawe wibagiwe reka nzanira akanyama nkora agasosi si ibintu byawe n'umukozi ngiye birandeba nanzanira umugozi w'imashini ngiye mbanze n'igende mbese simbona worohewe ese wawirebera genda uwuzane rero keve nyaruka none se uwuzane ndagiye nese urahita usubirayo uwuzane niwe nari nibagiye nje kuwutora wunzanire nereza umugozi sha nari nawusize kubera stress zo kwihuta ntabwo mba nziboneye ibiki ntabwo gafunze ibikapu ni ibibazo kabisa ariko se ko mbona habaye urwembe ewa nanjye reka ngene nshaka amafaranga natumye keve ibinini sizahora ushaka amafaranga nta mwanya uzambona wo kumwitaho ase kubiza ibintu urugo ruba rukeneye ubwo kuko urumva uragereranya amafaranga no kuba nicango ndi kukwitaho koko nta kibazo ubwo icyo mwana uko mbona wakize ariko uramera neza nkuzanira iki tuzavugana kuri telefone sibyo
shanga nzane cyanze no kongera kwa muganga yashubaye badufasha nawe none ari kutwica pe ntabwo twari kumukira ariko wakoze kunyitaho umva tujye twitekereza twirinde nzajya mwitaho na